Mahoro y'Imana akomeze kubana namwe mwese mwakoze subscribe ku Kibabi TV. Turabashimira cyane ko mukomeje kwagura umuryango wacu. Muzi ko amakora, ibitika ari imboga zizwi cyane na bake ariko zuzuyemo intungamubiri. Amakora mu bice bimwe na bimwe babyita bitika. Ni imboga ziva ku bibabi by'amateke. Nubwo ari imboga zitazwi na benshi nyamara zuzuyemo intungamubiri zikenerwa cyane. Zuzuye intungamubiri ntizitekwa uko wiboneye kuko iyo zitetse nabi zitera ubwivumbure n'ibibazo mu nda. Iyo turebye intungamubiri ziri muri izi mboga dusangamo harimo vitamine A ihagije ukeneye ku munsi, harimo kandi vitamine C na vitamine B zinyuranye nka B1, B2, B9. Tunasangamo kandi imyunyugugu nka magnesium, muringa, potassium, ubutare ndetse na calcium. Ikiganiro cy'uyu munsi rero tugiye kubabwira akamaro k'aya matika ku buzima bwacu ndetse tunakubwira n'uburyo zigomba gutekwa. Icyambere tugiye guheraho rero ni akamaro k'amakora ku buzima. Kuba zikungahaye ku ntungamubiri ni ibisohora uburozi mu mubiri bituma ziba imboga nziza kandi zifasha byinshi mu mubiri. Zifasha mu kurinda kanseri, kongerera ingufu, ubudahangarwa no gufasha mu kureba neza kuko zikungahaye kuri vitamine A ndetse na vitamine C. Icya kabiri ni ukuba zirimo fibre zihagije bifasha abafite ibibazo mu igogorwa kandi bikanagabanya cholesterol mbi mu maraso. Icya gatatu zibonekamo calories nkeya kandi ni nziza kubifuza kugabanya ibiro. Icya kane kuba harimo potassium bifasha mu kurwanya umuvuduko w'amaraso ukabije kandi bikanabyimbura. Icya gatandatu ubwinshi bwa za vitamine B bituma izi mboga ziba nziza ku bagore batwite kuko zifasha mu mikurire y'ubwonko bw'umwana ndetse bikanafasha urwungano rw'imyakura. Babwira nuko imyunyugugu myinshi izibamo bituma ziba nziza mu gufasha amagufwa n'amenyo bikanagabanya ibyago byo kurwara indwara zinyuranye z'amagufwa. Ku bagore rero batwite bifasha mu kurwanya umuvuduko ukabije w'amaraso ndetse bikanabarinda kuzana amaribori ku nda. Ikindi ni ukurya izi mboga ni byiza ku bashaka kureka itabi ndetse ni nziza mu gutuma ugira uruhu rwiza cyane. Reka tugere uko zitegurwa. Nk'uko nabikubwiye dutangira, izi mboga kuziteka bisaba kwitonda kuko ibibabi bibamo ibimeze nk'amata bishobora gutera ubwivumbure mu mubiri burimo guhitwa no kuruka, kwishimagura no kuryaryatwa umubiri. Icyambere ugomba gukora, uburyo bwa mbere ni ukuzikata ubundi ukazanika ku zuba, zamara gusa n'izihonze ukabona kuziteka nk'uko uteka izindi mboga zose. Icya kabiri, ubwa kabiri ni ukuzishyira mu isafuriya ugacanira nta mazi arimo, ugenda ugaragura kugeza ubonye zihinduye ibara kandi zahonze, ukazikuramo noneho ukaziteka nk'izindi mboga zisanzwe. Icya gatatu ni ukuzicanira mu mazi ari kubira zikamaramo iminota hagati y'icumi na 15, ukaziminina, zamara kumuka ukaziteka bisanzwe. Ukibuka ko ukoresha amababi akiri mato kuko ashaje aba akomeye cyane. Ikindi kandi ufasheho ikibabi uragikoresha ugakatamo uduce duto duto. Agashya nuko waziteka nk'imboga mu isosi, wazigereka ku bishyimbo, uko wazitegura kose zigira akamaro kangana. Rero mureke twirira amakora, ntukajye usarura iteke ngo amababi yayo uyajugunye, ahubwo tumaze kubona ko ari imboga nziza cyane. Rero mukwiriye kwita kuzitegura mukazirya kandi ntawe uzihejweho. Murakoze rero ku bantu mwese mwakoze subscribe, dukomeje kubashimira. Mugire umunsi mwiza.